Menya bimwe mu byagezweho mu gihembwe cya mbere gisanzwe cy'inteko cyatangiye mu Kwakira 2025. Ikaze mu nteko in 60 seconds. Iki gihembwe cyasojwe ku wa 4 Ukuboza 2025. Sena yashyize mu bikorwa inshingano yayo y'umwihariko yo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo, inatora itegeko ngenga rigena imikorere yayo. Ku bijyanye n'inshingano yo kugenzura ibikorwa bya guverinoma, Sena yakiriye ibisubizo mu magambo by'abaminisitiri bireba ku bijyanye no kunoza imikorere y'amavuriro y'ibanze no korohereza abaturage kubona ibicanwa bitangiza ibidukikije. Sena kandi yemeje abayobozi mu rwego rw'ubucamanza. Muri iki gihembwe, abadepite batoye amategeko 14 yiganjemo ajyanye n'amasezerano mpuzamahanga ku bwikorezi bwo mu kirere. Ku bijyanye n'inshingano yo kugenzura ibikorwa bya guverinoma, abadepite bakiriye ibisubizo mu magambo by'abaminisitiri bireba ku bibazo byagaragaye mu mitangire ya serivisi z'inzego z'ibanze na serivisi zikoresha ikoranabuhanga. Abadepite banasuye abaturage mu turere twose bareba iby'iterambere ry'imijyi, imiturire n'ikoreshwa ry'ubutaka. Nyuma yo gusoza igihembwe, abagize inteko ishinga amategeko bakomereza imirimo yabo muri komisiyo zihoraho. Ntuzacikwe n'inteko in 60 seconds y'ubutaha.